uzareba abajenerali b'abanyamurenge wambaye isapu irimo amabara ya gisirikare wigeze ugira ibyo bitekerezo zo kuba we kuvukira muri Kongo buri muntu egari kuba umusirikare mufurero umwe w'iwacu igihe ca RCD urazi igihe ca RCD ko bafataga abasivili bakaja ku marondo yego mbabwira umufurero umwe ati ni round yawe yo kuja ku marondo aravuga ngo irimo yabirwa kwa mugani nk'ubu twavuga ko twigwanaho 99 n'abasivili abasirikare nibo bajoininze abasivili ubundi te ni umwenda nk'indi yose ariko I think we n'umusirikare we n'umusirikare ahubwo yambaye umwenda yagakwiriye kuba yarambaye imyaka yose ako buribona aho tokubera uyu mwenda nabimenya ngezeyo burya n'umusazi umusazi wese yasaze asarira muri domene ye nta musazi w'umunyamurenge abasazi b'abanyamurenge presque bose basara bikora ibintu byo muri korali nta musazi w'umunyamurenge utaranyuze muri ministeri muri korali niyo yatwaye umwanya we munini mu gihe abasazi ba hano muri Kenya benshi uzasanga bari gutwara utugari ariwo nabona hano Santoni nimba ari umupolisi asara ayobora imodoka arahabasa ibyo bisazi ntibizofata umunyamurenge wo mu bijabo ntayo wigaze ubona nta muhanda oya urumva buri bisazi byose bizabifata umuntu bitewe n'igiturage bigusanzemo Tic tac vuba tic tac tic tac kamera kashe Okay, reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba TikTok TV nizere ko meze neza cyane mwese muherere nizere ko mbaye ikaze muri ikiganiro twe ma brand kumwe na Evangeliste Muyoboke. Ntabwo ari inshuro ya mbere murabizi ko ari ibiganiro bihoraho bya buri munsi tutariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 2025 twihuta cyane nizere ko meze neza ubuse neza turabyutse turakinguye turamahoro meze neza cyane yego ubuse we wifotoje nta buryo tukavuga wenda ko uri gishushanyo iyo baza kugufotora wenda nka mbere tukavuga wenda ko ari we gishushanyo ca Yesu ntibyari gufata ko numva ngo nuriya batwereka ngo ntagari we uriya ntabwo ari we none igihe ca Yesu se hari kamera igihe ca Yesu ni nta kamera zari zihari kamera y'Imana se kamera y'Imana se ngora ariko oya uziko n'ubu ngubu abantu kiriya gishushanyo bashobora kuba bazi kuri ari we Yesu hari n'abantu bajya barota Yesu bakamurota ruriya bakamurota ruriya akabona nyine uriya wo muri filime akaba ari nawe ubazira mu nzozi akaba ari ubazira mu nzozi akanababwira ngo ubwire runaka areke ibi bintu ubwira yarose uriya wo mu nzozi nyine avuga ko yarose Yesu avuga ko yarose Yesu hanyuma se ibyo yakubwiye wabifata nyine ukabibwira abantu oya nyine buriya abantu benshi bazi nk'abakecuru benshi yego bazi kuri ya Yesu nyine ari we Yesu uriya sinabakecuru n'abandi bantu si abakecuru gusa n'abandi bantu nigeze hari umukecuru wo muri Kongo nigeze kubwira ko Israel ari igihugu k'ibindi byose nk'imwe na Kongo yaranyishe donc yarazi ko Israel ni mu ijuru ari nk'igihugu cyo mu ijuru ntiyarazi ko ari igihugu caha hirya birirwa batera amabuye batera ibisasu bashobora guteraho ibisasu nabo birirwa babitera abantu bagapfa so iwe yumvaga Israel ko ayisomye muri Bible akumva ni nk'igihugu cyo mu ijuru ku buryo kumwumvisa ko ari igihugu caha hirya navyo byabaye indi evangelire bivuze icyo nari mvuze bivuze ko iyo baza kugufotora nawe ubu twari kuba wenda tuvuga ati dore Yesu ari mu kiganiro oya ntabwo Yesu nta nubwo none kubera ko bihakana kandi nawe uvuga ko ari umuntu Yesu wo muri Bible nta nubwo yari mwiza niwe mwana wagize isura mbi muri mu babzawe n'abagore Yesu wa Joseph Yesu wo mu ijuru wa Maria Yesu umuhungu wa Maria ngo niwe wagiraga ishusho mbi muri quartier yose Bibiliya ivuga ngo ni isura ye nta wayifuzaga nta wakwifuza kubyara umwana usa na Yesu Bibiliya irabivuga Yesu yari isura mbaya cyane yari mubi ku isura ya Yesu ntiyari shamaje ntabwo ari shamaje
ubwo ngubwo bavuga ko ushobora kuba yari n'umwirabura nabyo bifite amanota si n'umwirabura gusa ahubwo ashobora kuba ari nk'umupigme mbese nta sura nziza yari afite. Yesu nta shusho yo gusamaza yari afite, yavukanye ishusho itari nziza. Arangiza avukira no mu bantu badakize cakoze. Ariko ako kantu wongeyeho kongera ububi gutya bwo ku mubiri. Reka turebe kuvuga nta bantu babi babaho, ariko reka tuvuge ko yari afite ishusho idashamaje kandi noneho iyo umuntu afite ishusho idashamaje akongera akagira ubukene, hari uburyo noneho agasura akaba mu cyaro, hari igihe byongera ibintu bitatu bibi ku muntu: kuvukira mu cyaro, ukavuka ukenye, noneho ukaba ufite ishusho itari nziza. Icyo gihe abantu bose barabibona, waba uringage, abantu bose barabibona. Ariko buriya iyo ibyo ngibyo bivuyemo, ukaba wenda mu busanzwe utavukanye ishusho nziza ariko ukagira amafaranga menshi, umuntu ufite uzarebe. Reka nze nkwereke urugero. Iyo ugeze nko mu Rwanda nk'i Kigali, reka twifashishe icyo gihugu kubera ko n'abantu benshi bumva ururimi tuvuga ari n'abaho. Iyo ugeze nk'i Kigali byakugora kumenya umututsi no kumenya umuhutu. Usibye ko ngo bitakibaho. Oya, bibaho gusa babivuga ariko bibaho. Byakugora rero kumenya ngo uyu ni umwana w'umuhutu, uyu ni umwana w'umututsi. Barasa kubera ko bose bafite akazi, igihugu cyabo kimeze neza, babaye bamwe barasa. Biragoye kubona abantu ugiye kwiga wihita umenya ngo uriya mwana ni umuhutu, ngo uriya mwana ni umututsi. Bose abantu bose bafite amafaranga bari no mu mahoro bagira. Reka nze noneho reka tureke muri Kongo, reka tureke u Rwanda. Uzareba abajenerali b'abanyamurenge, uhita ubona n'abataniye n'umujenerali w'umukongoma, wagira ngo Yesu umukongoma umunyamoko. Reka tuvuge umunyamoko, reka tuvuge umushi cyangwa umubembe. Umunyamurenge uri muri Kongo ufite amafaranga, biragoye ko wamutandukanya n'ubundi bwoko bwo muri Kongo. Baba basa amafaranga ajya agira umuntu mubi kuba mwiza, akagira n'umwiza kuba bwa bwiza bugashira. Ahita abyibuha mu maso, akaba mugufi, akaba munini, ya forme ye y'ubwoko bwabo igatakara. So nubona uko abanyamurenge usanga turi uduhonja tureture. Iyi ni ishusho y'inzara. Mbese ntabwo ari kuri iyi ni ishusho y'inzara, ariko umunsi Imana yaduha amafaranga byaza bigora kugenda muri Kongo bakakwita umututsi. Ndeba bari abasirikare b'abanyamurenge b'abajenerali bari kumwe nyine n'abandi bajenerali bagenzi babo, ukabona bose bikaba byakugora kumenya ngo uyu mujenerali ni umunyamurenge, ukabona bose barasa. So iyo umuntu agize amafaranga, ishusho ye ishusho buriya nini. Niyo nari ngubwiye ngo mu Rwanda byakugora kumenya umwana w'umuhutu no kumenya umwana w'umututsi, barasa. Muri Kongo umunyamurenge ufite amafaranga n'umushi ufite amafaranga barasa, abana babo barasa. Hari abagabo nabonaga hano muri Kenya n'ugasarani budonja bifura, bageze za Australia, bagera Canada, bana ya Israel, bama babakisi. Urumva hari igihe umubiri urahinduka, umubiri w'umuntu. Iyi shusho dufite presque twese yo kubona umuntu ukabona ni gato karekare, izuru, uruha. Iyi ni inzara, ntago na bad ishusho yawe ntago iragaragara. Iyi ni ishusho y'inzara. Twakomeje uyu munsi look yahindutse, ndi kubona isapu kabisa. Ubu munsi umugabo wese w'umunyamurenge urengeje imyaka 30 agomba kugira ingofero. Ingofero cari ikintu mu banyamurenge kigaragaza ko umuntu atangiye gukura. Akongezana uruhara. Byaragoraga imurenge kubona umugabo mukuru udafite ingofero. Cari nk'ikintu kimwe mu bintu byangombwa ku muntu utangiye gukura. Atambaye ingofero agasa nkaho yibagiwe nk'ibandi. Wabonaga ameze nk'ibandi. Hari umugabo umwe wavuze muri Kongo ngo byomugora gukopa inka ye,
ngo umuntu w'umugabo udafite ingofero akaba yambaye cyangwa yaba afite ingofero akaba afite songa mbere akabere sinzi ukuntu zitwa mu kinyamurenge akabere ingofero y'ibere so byaragora rero kubona umuntu w'umunyamurenge w'umugabo mukuru nta ngofero afite akabere ubona gatuzuye wambara training ibimono umugabo ntiwamukopa ingofero wambaye irimo amabara menshi nari mvuze ngo baza bavuga ngo inzoka irayatinya arimo amabara ya gisirikare inzoka irayatinya ayo mabara nta comment ishobora gutangaho kubera ko iryo jambo nibwo bwa mbere nyumvise kandi ijambo numvise bwa mbere ndafitiye w'amakuru muri kamere yanjye ntabwo ndi commandingaho jewe shira comment ku kintu uzi neza ko ariko hari comment wateye ejo bundi mbona wagarutse kuri TikTok kuyisabira imbabazi ngo warajokingaga hajya hari yihe hari yari comment navuze ko abagabo badakemura ibibazo by'abagore babo bameze nk'udusanduku tw'ibitekerezo nongera gukora indi audio nazimo nsaba imbabazi abagabo kubera ko bari benda kunica banera amakoma abashiraho comment nyinshi baranandikiye inbox benshi ati watutse igitsina gabo so niyo mpamvu nuko banandikiye inbox ndavuga rero ngo ubugabo butisubiyeho buzarububwa ubwo no kuvuga ngo uravuga uti reka nisubireho nkora indi record none se wisubiyeho usanga iyo version wari watanze wari wibeshe cyangwa twari kugira ngo wikize abo bagabo oya ntabwo nibeshe niko kwari ukuri ariko nabivuze kugira ngo abo bantu banezerwe mbese wasabye imbabazi kugira ngo abantu banezerwe kandi baranezerewe kandi bayi nk'abamuhungu wabwiye se ngo nubwo mfukamye ariko mu bitekerezo ndahagaze buriya hari ikintu wakora tigihindure wewe ariko bigatanga amahoro n'abantu bari kutwumva kubwira umuntu ngo sorry kubwira umuntu merci nubwo bitaba biri ku mutima ariko bitanga indi reaction so rero aho kugira ngo ugire upfe n'abantu ikintu wavuga ngo sorry kandi sorry ntiyaguhindura uri wewe ariko ihindura situation na message bayagiye bayageze yigera situation ariko igahinduka ariko situation igahinduka ntekereza ko uyu munsi ari akantu tugiye kuganiraho gatoya ariko reka ngakomoze ku buryo ugaragara n'ubundi nari mvuze ngo wambaye isapu irimo amabara ya gisirikare wigeze ugira ibyo bitekerezo kuba we kuvukira muri Kongo buri muntu egari kuba umusirikare utaba mu gisirikare kandi uba mu rugo muri Kongo ubundi Kongo usanga buri muntu wese avukiye muri Kongo akora inshingano za gisirikare nta muntu n'umwe wavukiye muri Kongo utazi imbunda utazi gisirikare byenda aho bataniye n'abandi basirikare n'imyitozo ariko imbunda barayizi baje no ku burinzi rimwe na rimwe umufurero umwe w'iwacu igihe ca RCD urazi igihe ca RCD ko bafataga abasivile bakaja ku marondo yego babwira umufurero umwe ati iyi ni round yawe yo kuja ku marondo aravuga ngo irimo yabirwa simujande niba mwana ni igisirikare ni mukirambike gatwese tumenye ko nta basirikare dufite mureke kubwira abasivile ngo ko muri abasirikare kandi twese dukora akazi kamwe nimba rero ico mwiyemeje cabananiye so muri Kongo igisirikare carananiranye rero iyo cananiranye abantu bose babisanga bafitemo akantu tw'igisirikare so kuvukira muri Kongo egari kuvukura umusirikare ko wa mugani nk'ubu ngubu twavuga ko twigwanaho 99 ni abasivile abasirikare nibo bajoininze abasivile abasirikare nibo bajoininze abasivile ni uko Kongo imeze so kuvuka uri muri Kongo rero ni ugomba kumenya kuvukira mu bibazo ugatangira kwiga kwigwanaho nk'uko muri Kongo utigwanyeho sinibaza ko ushobora no kumara n'imyaka 10 ushobora kuba ukundi utirwanyeho ngo oya nta n'ukundi waja mu ijuru hari abantu bafite akazi ko kuguha transfer byanze bikunze niyo mpamvu ugomba kuba umusirikare uko byagenda kose hano muri Kenya ho n'amateni nabonye bayacuruza
ubundi teni ariko tuzakora ikiganiro twambaye teni by the way tuzaja kuzigura igikombe igikombe. ubundi teni itari igihugu cico gihugu buri gihugu cyose kigira uniform ya gisirikare yego na uniform ya gipolisi ubu wambaye uniform ya gisirikare y'Uganda ukayambara muri Kenya ni ishate cyangwa ni ikoti kimwe n'andi yose okay ubu wambaye uniform ya gisirikare yo muri Ethiopia ukayambara muri Kenya ni ishate kimwe n'izindi yego ufa kwirinda kwambara uniform ya cya gihugu urimo yego niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu ari muri Kongo yambaye muri Kongo nangiye kukugarura uzi impamvu muri Kongo iyo mikino itabayo ni ukubera ko Kongo igira imitwe y'inyeshamba kandi zitagira teni zambara gusa umwenda wese gisa na teni ushobora gusanga umwe yambaye umwenda wo muri Maroc tuvuge nk'iyo sapo wambaye muri Kongo ni infraction n'ubu ngiyeyo bakagwa kuri no foto ni ukurira ko kino nkagisiba ukagisiba cyangwa se ukaja gusobanura ati burya iriya sapo muri Kenya biremewe nabyo wabisobanura ugeze kure hari umugabo waba umazemo nk'ukwezi ndako kumwe hari umugabo nzi baciye inkoko yambaye ikirato kirekire gusa ikirato kirekire apana cya gisirikare kirekire gifungira hano mu mirundi uzi ko muri Kongo no kugufatana ifoto ya gisirikare ibi abantu bajayo ukagenda ufite groupe banyuzaho ama audio banyuzaho amafoto banyuzaho wiki ari infraction nubwo nukutizera yes nukutizera nyine igihugu cabo kimengiriwa no ni na weakness buri ubwoba buva muri weakness so bananirwa gukora ibyo bagakora ibintu none se bafata gute umusevire ku mupaka wambaye ufite ifoto muri telefone ya gisirikari baba bayobeho inyeshamba kubera ko ufite ifoto ya gisirikari ni wowe baba bashoboye anyeshamba ziri ntiyabahazwe bagiye yose baje babahe ba nyirakuru buriya imyambaro ya gisirikare ntekereza ko niba abantu benshi wenda ariko babibona nari nsanzwe mbona umugabo witwa Socrate yambaye costume bisanzwe ntibintangaze ariko uyu munsi nabonye yambaye teni mbona biramubereye niba ari uko wenda mfitemo aka esprit wenda k'igisirikare cyangwa nuko nabonye gusa bimubereye ubundi teni ni umwenda nk'indi yose ariko I think we ni umusirikare we ni umusirikare ahubwo yambaye umwenda yagakwiriye kuba yarambaye imyaka yose ako buribona wowe utokubera uyu mwenda nabimenya ngezeyo ugezeyo nibwo wabimenya impamvu ndakubajije kiriya kibazo ngo ese hari ubwo wigeze kugira inzozi zo kuba umusirikare unsubiza muri buriya buryo abantu babyumvise nuko ntekereza ko nkuko wabivuze muri Kongo abantu benshi bagiraga iyo esprit bikanatuma n'uwari ufite esprit yo kuba umu engineer biba ngombwa ko umusirikare kubera ko yakuriye muri esprit y'amarondo yo kwirwanaho ya gisirikare hanyuma bigatuma umuntu wari kuba pasteur cyangwa umuntu wari kuba umu engineer cyangwa umu IT ukomeye nta yandi mahitamo afite ari igisirikare urabizi ko rimwe na rimwe miriye ababyeyi igihugu k'influence umuntu kuba ico atatekerezaga cyangwa atashakaga cyangwa atakagombye kubaco aho ngaho ndemezanya nawe inshuro nyinshi cyane ubundi uburyo umuntu avukamo yego bunamugenera n'uburyo azakuramo ubundi umugisha n'ibyago inshuro nyinshi ubu munsi umuntu avutse wavuka ugasanga iwanyu ni president yego undi yavuka agasanga iwabo n'abasekirite uburyo aba bana bombi bavutsemo bigiye no kugenda n'uburyo bazakuramo wowe uravutse usanga so niwe uzuguriza quartier yose undi aravutse asanga se niwe uzufata amadeni kuri buri duka ryose riri muri quartier aba bana n'imikurire yabo izatandukana ariko aba bana bagomba bamaze gukura bagomba guhitamo ubundi buryo babamo reka nze nguheze urugero hari ahantu twavukiye aho hantu ubwaho hagahita hagena uburyo ugiye kubaho hagiye kugena kuziga ukuze kuko
amashuri ari kure ugomba kubanza kumenya kugenda neza. hatwe twiga ukuboko bagupimiraga gutya. Aha wenda ku bantu batari jewe niga iwacu ni mu bijabo. iwanyu ni mu bijabo. nta mashuri yarahaba na n'ubundi arahagera. mu bijabo hajya haba umuhana. iwacu haba umuhana mu bijabo. nzagiraho ni ikibira gisa. Oya haba n'ibibira. haba n'umuhana wo byabaye byinshi usumba abaturage. So nukuvuga kuva mu bijabo uja kwiga. Yego. Primaire wajaga kwigira mucakira. Yo ni kuri. Mucakira no mu bijabo kukana kataramenya kugenda. Nako kakiri gatoya. Gashobora kugenda nk'amasaha 3 n'amaguru. Ubwo umwana kugira ngo akoreshe amasaha 6 arere tu ngo namasomo uwo mwana agomba kuja kwiga ari hafi kungana na se. Ni kuvuga ngo uri oblige kubanza gutegereza ugakura kugenda bikaza. Yego. Urumva? Kugenda bikaza. Okay. So aho hantu kwavukira egari kwigukuza. Kera ko nakayishake kaje. Iyo ni umwana we na mirije. Yego. Ashobora gutangira amashuri uwo mu Minembwe agiye kurangiza primaire. Yego. Cyangwa ibuvira. Yego. Urumva? Iyo ni rero imwe izatuma umwana wo mu bijabo ari ugaragara ko ari nagiye kwiga mu wa mbere secondaire mvuye mu bijabo. Mu wa mbere secondaire Bukavu. Yego. Ngezi Bukavu ninjye wari mukuru muri primaire. Abandi twabaga n'abandi kungana. Bari nko mu wa 5 secondaire. Wowe uri mu wa mbere. Ndi mu wa mbere. Cyane birumvikana kuko umwana wavutse se Bukavu no mu bijabo biratandukanye. Kabona kana kagashi ako bwagicari ningiye bukurira mu ruhu umugabo umwe yaravuze ngo imbwa y'ibubembe mwizi kurya uyayita ikibwana. Abanyabubembe yeza jimwe cyane. Kabona utwana muri kumwe. Kabona ni duto. Ariko we wareba ukabona ugiye kungana mwarimu. So ahantu wavuki. Yego. Hakugenera n'uburyo uzakura. So noneho uva ku hantu wavukiye ugera no mu rugo no ku bantu bakubyaye rero. Okay. So abantu bakubyaye abantu bari kutwumva mu twihanganire iyo umuntu wese avuze avuga yishiraho turi kuvuga cyane nk'abantu bavukiye iwacu. Kandi hari abantu bazumva iki kiganiro batavukiye iwacu. Nabo bavukiye wenda mu cyaro kindi. Maybe muri Kigali ariko ushaka waravukiye nawe Nyamagabe wenda wagendaga kuko myaka ya mbere sintekereza ubu ngo wenda ubu ngo birimo kugabanuka ariko myaka ya mbere no mu Rwanda cyangwa se mu Burundi n'ahandi batwumva ntekereza ko bagendaga ibirometero. Uziko ntaraza hano muri Kenya. Yego. Nari ntaraza hano muri Kenya. Sinari nzi ko umwana atangira kumwa cyangwa kurya afite amezi 6. Uziko muri Kongo umwana yavuka agahita bamuha amata konje. Mu bijabo. Yo mu bijabo. Iwacu. Kandi wanyu amata yaho ni nka muri Afrika. Nkavuye muri Afrika. Umwana yaravuka bakamuha amata. Uwo munsi kandi ari gihe yavuka saa 8 bakamye saa 2. Ese waruzi ko igikoma kizana amashereka. Mu bijabo mwari mubizi. Oya, akaba tuzi ko igikoma. Okay, sinzi abantu bazareba kino kiganiro. Fire moto. Kandi igikoma kigira ritime wa mugabo we. Rega tugaruke gutyo abakimoye. Ushaka kugica amazi yari umuntu. Covid ngo yarabishuye kabisa. Covid ngo yarabishuye. Ntago uzukinywa? Kigikomba gusa. Kigikomba. Ujipawa. Ujipawa gusa. Icyo munzu ntago uzukinywa. So twakomeje. Twari tuvuze nyine ahantu abantu bagiye bavuka. Yego. So ugasanga umwana aravutse. Nyina mubyariye mu murima. Njewe mama zantera sitora ukuntu yambyaye yagiye mu carire. Yagiye kwahirira inyana. Arangize arabyara. Noneho kuva aho ngaho mu carire kuja mu rugo n'akana kambaye ubusa. Urumva ni ku musozi. Yari wenyine kandi. Yari yagiye gukwahira. Ahita abyarira aho ngaho.
mucarire c'inyana kwahira abantu batagize inka no gushaka ibyatsi inyana Inyana zo muri Kongo zari zaratetse siko zarara ku byatsi ngo mu mvugo y'abana bo ni matora ni matora y'inyana Mungu wanjye yabonye inka ajya avuga ngo na kidogi kikubwa kidogi kikubwa Mungu wanjye muto so urumva umwana avukiye mu byatsi mu gihe hano tuje kubyara umuhungu wacu mukuru madamu wanjye yarambwiye ati hari umwenda tutaragura umwenda wa magaze urabona umwenda wa magaze umwana akwiriye kuvukiramo cyumweru gifite izoya ndamubwira agabanya ibikabyo bitegwa naho umwana avuki so hari ahantu uvukira bikarema ahazaza hawe so rero ahantu twagiye tuvukira hatandukaniye naho turimo tuzarira n'ababyeyi batubyaye nabo yavukiye aho hantu ntiyaharenga akurira aho hantu arahashakira arahabyarira rero abo babyeyi buriya niyo mind natwe twavukiye aho hantu nubwo twabyariye ahatari aho hantu ariko iyo mind twacayigira niyo mpamvu ushaka gusanga umunyamurenge uri muri Canada aracatekereza nk'umunyamurenge uri mu Kanyaga umunyamurenge ari Australia uyu munsi ariko waje kumva mind ye neza ntawe itaniye n'umuntu uri ku kiziba uwundi ari Washington DC New York undi ari Geneve undi ari Paris undi ari Londres ariko imitekerereze ye neza ni nk'iy'umuntu uri ku Muramza uri mu Bijabo uri mu Bijombo uri mu Mizinga uri ku Kabara uri mu Mikenge imitekerereze ushaka kuvuga ni imitekerereze imeze gute kuko nemera ko umuntu atagomba guta uwo ari we kubera ko yageze Washington ntugomba guta uriwe ariko ugomba kujana naho uri urumva so icyo nendaga kuvuga ni iki ahantu umuntu yavukiye akahakurira hamugiraho impact nini cyane hamugiraho imbaraga byenda ntabwo ashobora umuntu wavukiye mu Minembwe nkanjye navukiye mu Bijabo bavuye ejo bundi vuye mu Bijabo muri 2013 nje muri Kenya ejo bundi maze imyaka 12 mvuye mu Bijabo so urumva imyaka 12 mu myaka 36 mfite ntabwo ushobora gusuprima imyaka 26 yego namaze mu Bijabo yego cyane ntabwo bishoboka so hagomba ibintu byo mu Bijabo bigomba kuba bikindimo so usanga rero ababyeyi benshi bakuriye muri izo miriye bakazikuriramo hari ukuntu rero bajya baba imbogamizi ku bana babo ugasanga umwana papa we njyewe papa yagize imbogamizi njyewe William nagize imbogamizi z'ahantu navukiye cyangwa ahantu nakuriye ibyo navugaga nizega ndi mukuru abandi baragusize izo nizo mbogamizi zanjye noneho ugasanga ikibazo umwana wanjye we wavukiye Nairobi iwe ntagira izo mbogamizi za miri aho ugasanga njyewe papa we ninjye umubereye imbogamizi kubera ya mitekerereze wavugaga ya mitekerereze yo mu Bijabo ikaba imbogamizi y'umwana wavukiye mu opportunity kandi hadahuye Nairobi no mu Bijabo na Nairobi nibiwe ubwo nitanzeho urugero hari undi uri muri Amerika hari undi uri i Kigali hari undi uri niba abandi wavugaga bose bari hirya no hino amaguru yacu ari Nairobi amaguru yacu ari Amerika amaguru yacu ari Canada ariko mind iri mu Bijabo ukabera imbogamizi gute rero umwana wavukiye umwana wanjye rero jewe kubera ko nagize imbogamizi zamiriye hari inzozi nari mfite ariko aho navukiye ntihemera ko izo nzozi zibaho urugero hari abantu bavutse bashaka kuba pilote hari urugero umuntu yavutse ashaka kuba pilote kandi abarimu bose nta numwe wabonye indege nta n'ishuri rihari kandi aho wenda wavukiye ni pedagogy gusa yabaga nta n'ishuri rihari ryigisha ibyo by'indege oya indondo yose ahantu hose twize segonderi ruguru njye nize ruguru so ni pedagogy urumva so ugasanga inzozi zacu zarapfuye zishwe na miriye
okay zishwe naho twavukiye yego noneho ukaza gusanga inzozi zanjye rero zapfuye keneye ko umwana wanjye ari we uzizura noneho umwana wanjye nawe afite iziwe nk'umuntu wavukiye Nairobi urumva nanjye nk'umuntu wavukiye mu bijabo nanjye mfite izanjye kandi izanjye zo zaraferinze imyaka yaragusize izanjye zarapfuye keneye rero bano bahungu banjye ko aho kugira ngo bige ibyo bashoboye bige ibyo bakunze keneye kubashira mu byo ngewe mu byanjye byafubye akose guhitiramo umwana si byiza oya gutuhitiramo ubundi yabaho ababyeyi bamoko abiri hari umubyeyi wifuza ko umwana we ahagarara aho se yananiriwe akamukomeza kandi uwo mwana ashobora kuba ashobora kuba uwo muhamagara atawiyumvamo hakabaho n'umubyeyi ari wo mubyeyi mwiza usapotinga umwana mu byo umwana ashoboye ushigikira umwana mu byo umwana ashoboye rero ababyeyi benshi baferinze batwebwe buriya sinari naferinga reka mvuge ko naferinze nawe n'abandi wenda niba washaka gukina kabumbu nibwo waferinze ariko uracafite amahirwe yo kwiga ibindi urumva ko mu bijabo sinari nzi ko hajyakina abakinnyi 11 mu bijabo mwasanga abantu bari gukina mugapfa kuba mwaje muri babiri umwe agahita aja ruguru undi epfo urabona ko akundi itera birambuye ni ruguru buri itera igira ruguru muri ruguru gira hepfo no haruguru so n'amategeko y'akabumbu yabaga atandukanye wakubitaga ku mwamba ikaba penalty urumva muri Kongo rero iyo mwazaga muri babiri umwe yahitaga aja hepfo undi ya ruguru nta mategeko ya FIFA ubwo ni ukuvuga muri tere habaga n'abakinnyi 50 ako mubija umwana arasigaye inyuma namwe mwarakabije umwana akwiriye kumenya icyo ashoboye nako umubyeyi akwiriye kumenya icyo umwana ashoboye hanyuma umubyeyi agashigikira umwana mu bushobozi bwe none umwana wawe ushaka gukenera ngo azabe umudokiteri kandi umwana wawe ashoboye gukina football wowe ukaza umufosinga kumenya imiti umwana we yumvamo impano yamerana mbese impano iri mu kuguru ariko wewe kubera ko wakuze ushaka kuba dokiteri kuramuzana mu miti warangiza ashaka kwigisha pedagogy urumva ya mpano papa wawe yafubije muri wewe nawe ugiye kugira gute kuyipfubiriza umwana wawe ya mpano yapfuvye kubera miriye washaka kuyipfubiriza Nairobi kwiga ikiganga iwanyu nta kiganga kihari ariko Nairobi ubu kirahari Nairobi niho hari ikiganga gikomeye muri East Africa ukamuvuga ngo ubwo ngeze hano hariho za Agakani secondary ukavuga mwana wanjye aziga kuri Agakani wenda nayo mafaranga urayafite wageze n'ahantu kaminuza ikiganga kiri international kiri ukavuga mwana wanjye aziga ikiganga kubera ko wakuze ushaka kwiga ikiganga iwanyu mu bijabo akaba nta shuri ry'ikiganga rihari none wewe wageze Nairobi hari ishuri ry'ikiganga ukeneye ko umwana wawe aba umuganga kandi umwana wawe afite impano yo kuririmba nk'iya Diamond ariko si umwana wawe nahitamo impano irimo ububandi niye mpano si bamwe mu bandi uwo wakwemera ko umukobwa wawe Beyonce none se Beyonce umwana wagira umugisha umwana wawe akaba nka Beyonce reka ubwo washita umushira muri korali muri ministeri ya Janiziye ziba wenda urugero nshatse gutanga nuko wenda kuririmba tuzi ni gospel ubu wakwemera ko umwana wawe aje kwambara biriya bintu bya sekira nyine muri buriya style nyine ya sekira none se ko byambarira ubuntu nta mafoto y'abana b'abanyamurengo nabo bambaye ubusa batanabonye n'ifaranga iriya ni accident nifashe kamera igafotora kuba bayafotora bayafite uzoje mu magarere y'abana b'abakobwa bari hano presque bose ntawe udafite ifoto yambaye nk'iriya myenda migufi so none uyambaye we bikazana umumaro no kuvuga ngo baba bayambaye n'ubundi barayambara gusa ya Beyonce ko tuyizi nuko ari figure agaragara ayishira public afite abantu benshi yego so
wewe impamvu wawe tutamumenya nuko nyine tutamuzi ariko ugiye kuri TikTok hari abakobwa benshi bambaye ubusa za Facebook za Instagram ariko ntibazwe nukuvuga iki buri gihe cyose urabona nk'abantu bana b'abakobwa usanga kuri TikTok bashaka babyina za Instagram babyina bakabikorana n'ubundi bitaza n'umumaro ntiyabyize igihe yakabyizi wabo bamuopoje icyo agomba kwiga akiga ikintu adakunze akarinda amara kaminuza nta bumenyi bwacu afite n'ababyeyi be ntibigeze bamutuma ubumenyi kubera bibigeze bamutumye gusoma amanota ababyeyi bacu baratubwira ati mwana wanjye uzogende uzana amanota meza ushobora no guheza mwarimu idolari ijana akayaguha amanota se akayaguha amanota ari amanota bagutumye ari mu nzira nyinshi gusa sintekereza ko arico gisobanuro babaga bavuze genda uhaho genda baburebera mu manota yes so ariko umubyeyi ntakwiriye gutuma umwana amanota akwiriye gutuma umwana ubumenyi n'umwana ntakwiriye kwiga ashaka amanota akwiriye kwiga ashaka ubumenyi rero reka nkubwize impamvu abana bigaga bashaka amanota nuko baba bamutumye ikintu adashaka akacihingamo okay ukanabroka n'ibintu utanazi nico bivuze kugira ngo birite yawe ibisa neza reka nkwereke kuvukira muri Kongo ibyago bitera muri Kongo icambere wavukira ku kigo ubwacu ico kigo kicahaga amahirwe abantu badafite ubwacu igihugu Kongo kuvukira muri Kongo ndavuga muri miliyezi wacu yego wizi ibintu udakeneye kuko nizo zonyine bihari swate wari kwiga ikintu ushaka nyine ikintu wiyumvamo ariko usanze ntagihari already ari wico isi yabateganyije yego uciza utagikunze yego none kubera ko uciza utagikunze bizaba ngombwa ukutsindwa watsindwa ishuri proclamation yabaga public ensemble bagahita bakora ensemble general kuri ensemble mahanze abanyeshuri imirongo uwa mbere wa kabiri kugeza ku wa gatandatu mu wa gatandatu secondaire yose tutwagiraga cyangwa primaire yose batanu nibo baramutsaga oya ndavuga ikigo cyose cyatonze imirongo hanze yego bamara bagakora proclamation le premier de la classe tugakoma amashi bakagera kuri le dernier can imagine uwo mwana ikigo cyose kimenye ko ari igipfu ibaza iyo complexe wahaye uwo mwana kandi burya si igipfu kandi reka nze ngwereke ko nta mwana w'igipfu baho umwana ushaka gusanga le premier de la classe yagize amanota 80 yego ariko mu makuru yose y'ishuri ugasanga harimo imwe yamutsinze wa wundi twita igifu ugasanga ya yindi yatsinze le premier de la classe niyo yatsinze cya gifu nico cyatsinze ryasomo bisobanuye ko kuri ryasomo cya gifu kirusha le premier de la classe ubwenge bisobanuye ngo wa wundi hari aho ashobora kuja akaba uwa mbere yes reka nze nkwereke ku rugero twiga pedagogie niba ruguru le premier de la classe ubuzima zikuba nyinshi nizo zabaga mu minembwe amaze kuba nyinshi ubijaho niyo ngikibaho naho menya yarapfuye mujaho birashoboka ko ari ikiriho urumva ugasanga le premier ni pedagogie bitwiga n'urugero le premier yatsinze amasomo yose ariko mathématique iramutsinda ugasanga le dernier wabaye wa nyuma amasomo yose yamutsinze ariko yatsinze mathématique kandi mathématique yonyine ni yamwimura bivuze ko uyu mwana baramujanye muri scientifique bamujanye muri scientifique cyangwa muri biochimie uyu mwana yabo wa mbere ariko mirie itumye tumwita igifu kandi uyu mwana ari unamenye n'ishuri ikomeye reka nze nkwereke urugero umwana amashuri yose aramutsinze ariko ageze kuri desi desi kamutsinda akaba ari yatsinda desi arayitsinze yonyine izindi zose ziramunaniye mate fizike geo zamunaniye ayise amaximize abanyeshuri bose baje ngo bacorere uyu mwana yo kwiga construction kandi abo bana babaga bahari ariko bacorera abandi uzaba engineer bacora babaga bahari cyane uziko aba engineer bacora uziko gucora ari mathématique uziko gucora ari imibare kandi burya mu migi hanyuma uyu mwana uzi desi igishushanyo mbonera ubwacu kirahemberwa amafaranga menshi uyu mwana umva ukuntu yaba umu engineer ukomeye ariko ahantu avukiye atumye tumwita igipfu
n'ishuri ryakatumye rimenya ko uyu mwana yokwiga ibindi akabishobora niryo ribwiye abandi ngo uriya mwana ni igipfu. Urumva abo barimu bo atari ibipfu, abarimu bamwigisha nibyo bipfu. oya ahubwo miriye wenda miriye ubwo miriye ni leta. Ime leta igomba kugira uburyo izana iterambere ryegereye abaturage. Ari leta zijijutse, ari ba barimu twita ko bajijutse nabo ntibajijutse, ari n'ababyeyi nabo ntibajijutse, ariko nta yandi mahitamo bose bafite. kuki utomwimura umujani Bukavu? ariko ubwenge bwawe nyine bukwereka ko aho ngaho nyuma yaho nta handi hantu habaho. Bukavu kwande bitewe n'ico gihe. So umubyeyi akwiriye kuba igitambo cy'umwana ari umubyeyi, ari miriye, ari leta, ari ico kigo, bose ntaho bataniye n'uwo mwana, ahubwo bari nibo bananiza uwo mwana. Reka nze nkwereke kubwira. Umwana ashoboye ibintu byose biramunaniye. Yego. Ariko ikintu bita kuririmba, iyo bageze igihe cyo kuririmba cyangwa bari kuri ensemblema babowe bakafata muzane cyane nico cyo ariko bakigeza mu ishuri ikamibinga kandi ariko mu ariko kuri ensemblema gususurutsa abandi urumva umwana atarimo Diamond atarimo Lucky Dube byiza cyane, urumva atarimo ni ba Jensi ni bandi. Uwo mwana iyo ni talent iyo mukiza. Yego. Umwana amasomo yose aramunani, ariko bagera kuri gymnastique my friend akaza yiruka. Uza abantu bajya bakora amarushanwa yo kwiruka bagakira, ugasanga n'umugire ari ku rwego rw'aba president cyane. Ariko abana rero twavuye aho hantu turaje tugeze Nairobi, nico nashakaga kugeraho. Noneho abantu uri kubwira 90% bari kureba ikiganiro ntago bakiri mu bijabo, ntibakiri ku Canzovu, ntibakiri ku Kiziba n'ahandi. Uyu munsi bari muri miriye noneho zifunguye zibaho umwanya kandi bafite abana. So rero ubu tukiri mu bijabo. Yego. Tukiri hehe? Ntitukiri ku ndondo. Turi muri Canada, turi muri Nairobi, turi ahantu hari ama opportunity. Yego. Ababyeyi nibo bagakwiriye kumenya ikintu abana babo biyumvamo. Burya umwana wese niyakina. Yego. Akina burya n'umusazi. Umusazi wese yasaze asarira muri domaine ye. Nta musazi w'umunyamurenge abasazi b'abanyamurenge presque bose basara bikora ibintu byo muri korali. Nta musazi w'umunyamurenge utaranyuze muri ministeri muri korali, niyo yatwaye umwanya we munini. Mu gihe abasazi ba hano muri Kenya benshi uzasanga bari gutwara utugari, ariwo nabona hano Santoni nimba ari umupolisi asara ayobora imodoka, arahabasa. Ibyo bisazi ntibizofata umunyamurenge wo mu bijabo ntayo wigeze ubona nta muhanda. Oya. Urumva buri bisazi byose bizabifata umuntu bitewe n'igiturage bigusanzemo. Urumva. So rero iyo umuntu ari iyo umuntu akina, iyo umuntu agenda, iyo umuntu ari kwivugisha, twese nta muntu utajya wivugisha, aba ari muri kariyeri. Iyo ari kwivugisha, iyo umuntu wese ari kwivugisha ari yivugishiriza muri kariyeri, aba ari kwivugishiriza muri kariyeri. Ico ari kwivugishirizamo niyo talent ikubamo. Bese uri muri wewe ari mu kuganiriza. Nkanjye William sinshobora kwivugisha ibintu byo gucuruza. Iyo nivugisha ndi mu muhanda ndi imbere y'ibihumbi nko muri stade ndi kubwiriza. Byenda wewe ushobora kuba uvuga ati sinzi ko kujya wivugisha ubaye open watubwira. Nanje ni ibintu by'itangazamakuru n'ubundi usanga n'ubundi uraboneka nk'urugero wowe ushobora kuja ahantu hamwe none njewe nkareba writing ihari ngahita ntekereza nicaye hari andi gukora ikiganiro, wowe ugahita utekereza abantu buzuye iyi sare uri kubwiriza. Rero ababyeyi ubundi umubyeyi gusa si ukugaburira umwana, yagakwiriye no kumenya icyo umwana ashoboye, ntumushiremo ibyahiriye abandi. Ubwo umwana w'umuturanyi yahiriwe n'akabumbu n'urugero ngo wifuze ko wawe nawe azaba nka Neymar, kandi umwana wawe we afite kuririmba. Wimuobrija gukora icyo abaturanyi bakorewe kikaba abanyamurenge. Reka nkubwire ikosa tugira, iyo umwana w'umuturanyi yahiriwe n'ikintu runaka bajya bifuza ko abandi bana bose bo muri iyo quartier bazaja muri iyo kariyeri ya wa mwana w'umuturanyi wabo, maybe yagiye mu gisirikare aba general bakubita mu wawe bakamurasa. Umwana wawe yize amategeko n'urugero abaye umucamanza ukomeye, abandi bana bo muri quartier bakavuga umwana wo kwa runaka si yabaye umucamanza ukomeye namwe muziga igicamanza. Kandi abawe bari kuba abacuruzi bakaja Dubai
yagera mu bucamanza mu rubanza rumwe akarya ruswa umwana wawe umushize mu kina yagera faya ikaba so abanyamurenge tuba dushira abana bacu mu byatunaniye twebwe nk'ababyeyi inzozi zawe zapfuye ukifuza ko abana bawe ari byo bakora wagiye mu gipasiteri kirakunanira ukavuga ati umwana wanjye azabaho kandi umwana wawe yari bube ikindi kintu yari bube umunyapolitike sana gira inama ababyeyi muri rusange mbere y'uko mpa Museveni ari hano yavuze ngo hari ikintu ashaka kubaza bimwe mwumvikanaho ibindi mutumvikana bitewe n'ingingo waganiraga so inama nagira ababyeyi bari kunyumva nibe kuobrija abana babo izo bakora ahubwo niba supporting nibashigikire abana babo ibyo bashoboye ubwo wabanze kumenya icyo abana babo bashoboye nibo wavuze ngo nibo babifite mu nshingano kumenya icyo umwana washoboye hanyuma gisupporting uko cyaba kimeze kose niba ubona yaba bishop niba yaba umusirikare icyo wamubonyemo gisupporting bikaze ngwere ku rugero umwana wawe akunda kubyina dance ukamuvuga ngo uyu mwana ibi nibyo turaya nibyabamabesho nibyo duseye kwina nibyo tuntu twananiranye ukamubuza ico kintu kandi ari ababzinyi byakije bumuga cyane noneho ugiye kumukubita mu bindi bintu iwa mwana atiyumvamo ibyo bizamutwarira igihe nabyo bindi yiyumvagamo kuko ntabyize nabyo bimunanira ari ibyo yiyumvamo bizaferinga ari n'ibyo umushizemo bizaferinga bindi akunda asigaraje kubikorera kuri TikTok nta kintu yihishe kandi abikore bitazana n'umumaro kandi abikora ataranabyize ariko umwana wawe nimba ashoboye ikintu nubwo muri mu muco wanyu abantu batagikoze ubundi urumva ariko isi kikaba gifite isoko ku isi wewe mubyeyi we nimba umwana wawe akunda gukina uzi ko hari abana bajaga gukina muri Kongo yataha bakamukubita iwabo bakamutwika ibirenge utangiye gukora ibintu bizaza ubaye akaregerege urumva so umubyeyi we niwe ukwiriye kujana umwana we akaba ari we wubaho hana bikorera kugira ngo umwana abone ko umubyeyi amusapotinga bampaye urugero mu kanya turimo gutegura iyi topic barambwira ngo hano muri Borotopura bafasha abantu ibintu by'imiziki ngo hari umwana w'umunyakenya waherekeje umwana we umugabo w'umunyakenya yaherekeje umwana wamuzana hano muri studio atuye umwana nza numva agira impano zo kuririmba indirimbo za Sekira none uyu mwana ni mu muforume mu recording aririmbe nanje mpari indirimbo za Sekira pana za gospel bikaze ngwereka urugero uzi ko nk'abanyamurenge boja muri Sekira bikabaviramo ubutunzi bufatika ariko kubera ko iwacu tutabizi tubifata nk'ibyo kwa shetani kandi kuri isi nta kintu cyo kwa shetani kibaho shetani yarafunzwe nta bikibaho ibintu byo kwa shetani ikintu cyose cozana umusaruro shetani ari muri gereza reka mihaze mu 7 gatoya hanyuma dukomeze bwana evangeliste ni evangeliste cyane bishop ko ndapunguza amapeti mwavuze ibintu byinshi ariko topic wakozeho ijanye na ibyo muri kumuvuga bijanye na education ni topic urabizi ko twavuze ko turi gukora ikiganiro ariko mwage muvuga ibintu byinshi kandi iyo kimwe cyatambutse nkaba muri mu kiganiro yavuga point mukabanza mukayivugaho ariko yavuga izitambutse ariko mu ncamake cyo nemeranya nawe nuko uburere nibyo bita hariho uburere n'uburezi buriya nibyo bigize education tuba twumva mu kizungu ijambo education cyangwa se education twe mu busobanuro bwacu nibyo bita uburere n'uburezi iyo biteranyije egal ijambo ryitwa education hari ibyo yavuze nemeranyaho nawe hari n'ibyo yavuze ntemeranyaho nawe number 1 ico nemeraco nuko generation zabanje zishaka ku influence generation ziri ubu ngubu nuko barazana systeme zo zakoze zari applicable muri ico gihe muri iyo myaka ubwo karavuga abavyeyi noneho bakazizana muri systeme iri ubu ngubu niko akundi urumva umuntu avuga ngo wakoze ikintu ciza ariko wagikoze mu mwanya utari wo cyangwa wagikoreye ahantu hatari ushobora gukora ikintu ciza mu mwanya mwiza ahantu hatari ushobora gukora ikintu ciza ahantu mu mwanya mwiza n'ahantu hari nyacu kurumva izo ntuzo zitatu kuntu zitandukanye ugasanga ibyo bari kubabwira abantu ni byiza n'umwanya wenda ni mwiza ariko ahantu siho
so niyo mpamvu rero ugomba ibi bintu byose bigomba kujana at least n'izo points zitatu kureko bigira bigomba kumatch yego ico nemeranya nawe nuko hari gihe generation zatambutse ubwo nimvuga abavyeyi cyase n'abana bakuru wenda bashaka ku influence barumuna babo bejo bundi baba aba Gen Z aba Alpha abana bakiri batoye ugashaka ko ibintu ko byagendaga kiragihe urashaka ko ariko bigenda ubu ngubu kandi miriye na situation na context ntibihuye ico cyo ndacemeranya nawe icya kabiri icyo ntemeranya nawe exactement kuri iki nuko baraga nabo nta kindi ntibatanga ivyo badafite kuko bakuze nabo niko babwiwe nukuvuga ngo ko baraguha ivyo bafite bazi ngo bitwebwe byarakoze muri iki gihe ntibakubwiraga ngo ahubwo ico bagomba gukora ico nemera ko baratanga ivyo bafite ahubwo ico bakwiye gukora bagomba kwiga ni kimwe n'aba bana bose donc bagomba kwiga system iriho ubu imeze gute hanyuma turayitwaramo gute ariko nabo ubwo bumenyi ntabwo bafite ibi rero bagomba kuguha ntawe utanga icyo adafite ico ni kimwe ikindi namwakomojeho muri video mwavuze ngo sizi baragitegereza neza na indi hirya mu kindi gihumba muvuga kubijanye n'inzozi yatanze ubuhamya bwiwe ko yigiye mu bijabo atangira akereje bura nta gukereza bibaho yatangira igihe nico gihe cyabo abo mwivire nabo batangira igihe cyabo nikimenyimenyi hari uzumana amasomo mbere y'abarya batangiriye ku 8 so ntago nje cyo nemera ntawuze ukereza isaha gasimwe muri Amerika ubu turi hano muri Kenya turi sangapi turi saa 3 bari yabo amasara atandukanye nako turavuga twe turi imbere ntabwo turi imbere kuko twebwe turi mu munsi ariko ibo munsi bondi barawugeramo amasaha yabo parapore bari mu gihe cyabo so nje cyo ntemera ico gihe uko yabitanze okay yabivuze kandi nyine yazatanga wenda example ariko ntemeranyije nawe nuko yavuze ngo iyo batangiraga mu myaka 8 wenda kugira umuntu yabaga amaze gukomera ari bugende urugenzi rw'iminsi ngahe yerimiriye yabo kandi ico nemeranya ico wenda yavuze shaka kumubwira ko kiri positive toujours nuko ibyo unyuramo nivyo bikugira uriwe cyangwa se bifite uruhare runini muzabawe ikibazo rero kiba nuko ibyo wanyuzemwo umuntu azabyitwaza kizamudindira nk'impamvu yatumye ataboriwe ibyo byose abo ni abantu babiri batandukanye kandi buri wese ngenda mwemera biterwa nuko wabonye ibintu coin ifite impande zingahe zibiri kandi zose ndizisa kandi zose igira nico bita igiceri so nkavango rero gutangira ku myaka 8 bitewe nuri mu bijabo uri mu minembwe agatangira kuri 4 mwese muziga imyaka 6 y'amasomo sibyo kuko nubundi usaba gusanga wowe wo mu bijabo wenda waranakuze mu gihagararo bitewe n'ibyo kurya bibi wanyu bitewe na kirimi bibi wanyu bitewe n'amaraso uvugamo ugasanga ufite imyaka 10 ariko wahora n'umwana wundi imyaka 10 wo handi ko usanga ufite wagerageje ufite 15 ndafite 10 je ntibiraba ikibazo kubaho umuntu yakuriye cyangwa kuba miriye wabayemwo ushobora gutuma uba wumva ko wasigaye inyuma ngo abandi bakuriye Nairobi na ahubwo nje kiza kintangaza nzana nankuraje n'umwana wavukiye mu bijabo yaza hano Nairobi akaza kadiriye abandi akaza basiga inyuma ubu muntu nizo ntangaza ukuntu yavukiye muri miriri igoye ariko yagaranda kisobanukirwa birenze abantu nje ni umuntu uzuntangaza gusa urabona rero papa Museveni uwo mwana ugutangaza wavukiye ahantu hari inyuma gutyo yagera hana kikompara nabaha akaba ari kuyingayinga nabo cyangwa nyina ari kwimeme nivo nabo uwo mwana rero yaza kuvukira hano iyaza kuvukira hano ntivyari gukunda iyo avukira hano wenda ariko yari ku igiparapa ribandi twebwe twemera aho wavukiye number 1 kuko hari gato nico kena abantu benshi baza bibaza ngo uyu mwana ngumeze gutya ngo yavukira mu muryango umeze gutya none uko kututekereza ko yariko yaravutse ari ikindi kintu kubera ko yavukiye aho yavukiye kwa number 1 turahemeranye abantu benshi bakunze gukoresha iyo mifano ariko umwana ngo yavukira kibaza ngo se ko atekereje ngo yavukira bishatse kuvuga ngo cakinda afite cyari kuba kiri ku rundi kiri extra ariko ko datekereza ngo yavukira akavuka ari ikindi je nemera ko umuntu aho wavukiye igihe wavukiye Imana ndisumuswa sininduza kuba yarakushiza aho uri kuba donc nibyo unyuramo n'ibiki byose ico nemera naco ibyo unyuramo bifite ipurusa nini cyane yicuza abacu none yuje kuvukira handi ubwo aho hantu wavukiye hari kukurema mu ikindi kintu kuko natwaza tuvugana kare umufana umuntu wese akenshi
inzozi ubundi abantu bose bavuga bangana capacité ni zero abantu bakoze kuvuga ngo ikaratasi ni empty ngo umuntu wese azayandikaho icyo ashaka kandi kuyandikagaho akenshi iyo umwana avuze si we wandika miri yavukiyemo ababyeyi bavukiyemo usanga akenshi tureflectinga aho twavukiye ibyo twagize nivyo ariko abantu bose baba barizera uzi ko ushaka muri wowe harimo ubu engineer ushaka waba engineer ushaka waba umuhinzi ushaka waba umusoda ushaka waba umupilote ushaka byose biri muri wowe kuko umwana yavuka aba ari empty cyangwa se mu bundi buryo aba afite izo capacity zose muri we ahubwo reka growinga muri we ni kiba kidependinga naho yapanzwe mala mepano so nkumva ko rero ibyo yavuze nibyo turabyemeranya ariko mashaka ko tubitekereza none muri angeline kugira ngo umuntu wavukiye mu bijabo akiga afite imyaka 8 ngamuyoboke cyangwa se 7 cyangwa 6 agahura n'umwana wize Nairobi ntakazaba muri avuga atari ngo yumve ko ari rezo kwikanda cya kumva ko ari inyuma cyangwa agize none ejo ni tibikwiriye urakoze cyane kuri iyo ngingo ndetse no kudufasha kuri iyo ngingo muyoboke reka ngushimire dusoza ikiganiro ndagushimiye cyane urakoze cyane imana ibahereza umugisha tuzagaruka kuri iyi point tuzagaruka kuri iyi point yego nze mbabwire neza kuvukira ahantu waba ukuntu ari bibi ndagushimiye cyane hanyuma abakurikiye ikiganiro namwe nimugira ibibazo mubaza tuzabisubiza kuri uwo munsi wa episode ya 2 ndagushimiye cyane nshimira n'abantu bose twabanye kugera ku musozo w'ikiganiro mwakoze cyane mukomeze mugire ibihe byiza TikTok vuba vuba TikTok TikTok kamera kashe